abana mwongeye kwirirwa. Uyu munsi tugiye noneho kwiga kabiri. Murimo murabona imbata zingahe? Ebyiri. Mwashobora se kubona umubare wihishe muri iki kinyugunyugu cyacu? 3. Umunsi rero ngiye kubacira umugani w'inuma n'icyugu. Ubwo bari bashyizemo iki? Wishi bashyize mu rusenda rwishi. Uretse kubera iki urumwa twara 5 bya 10 cyangwa 4 by'umunani? Uri Ikiganiro ITETERO kuri televiziyo Rwanda. Mbega ibitotsi byari byiza we. Naryamye ndaryama ariko babana baje reka nitegure. Twongeye kuba ikaze mu kiganiro cyacu ITETERO. Nkuko mubizi rero ikiganiro muraza kukigirana nande nta wundi ni njyewe Kanyana. Nizere kutaza kuva imbere ya televiziyo do naryamye kare kugira nze kuzinduka nze nganire nawe. Nizere ko nawe wasinzire neza. Subundi warose iki wandose? Wandose urambeshya uyu munsi urambeshya kandi uri nagusanzwe umbeshya kwera icyo ujye ubeshya. Oya da ntago beshyira umwana mwiza. Ngiye kanekeze ikintu narose iki ndakibagiwe. Ako muzi impamvu nakibagiwe nuko ntaryamye saa 6. Uzi saa 6? Saa 6 iyo waryamye saa 6 nako kumanywa. Iyo waryamye kumanywa ubundi ninjoro uraryama neza ukabyuka neza ukagira ubwenge bwinshi kandi ukanatekereza ukibuka ibintu. Nje rero impamvu nari kubyibuka nuko ntajya ndyama kumanywa. Ntabwo nyaryama kumanywa kandi uyu munsi niyo nsanganyamatsiko y'uyu munsi. Wayumvise neza? Nongeye nyisubiremo. Urambuye ngo nyisubiremo. Nta kibazo reka nyisubiremo. Uyu munsi turaza kuganira ku kamaro ko kuryama kumanywa, cyane cyane ku bana. Ababyeyi bacu bakunda kubitubwira tukanga kubumva. Siko bijya bigenda barakubwira ukanga ukiriza ukavuga ngo njyewe ndashaka ngo njye ntabwo mbishaka ndashaka kwirebera filme zizajya zituma uryama utinze ninjoro, uryama utanariye kubera ibitotsi, kubera wanze kuryama kumanywa. Ariko si ukuryama gusa kumanywa, nta ninjoro mugomba kuzamuryama. Mwaye muzi yuko umwana adashobora gukura ataryama. Kandi ntabwo twabaho tutaryama, tugomba kuruhuka kugira ngo ibyo mwarimu aba yatwigishije bitugumemo, tubyibuke, turuhure ubwonko, turuhuke, twibuke cyane, bitume twirirwa tumeze neza, dufite n'imbaraga, turi no kwiruka turi gukora ibintu byinshi. Niyo mpamvu rero akamaro ko kuryama uyu munsi turi buze kukabona muri kino kiganiro ntuve imbere ya televiziyo yawe. Ariko reka mbabwire, murabizi ikiganiro cyacu kuno kimeze, twe turibyinira tukaririmba tukavuga ingingo nyamukuru, tukavuga topic yacu, ariko tukanibuka iki ko tugomba kubyina wana, tubyine twivanemo n'ibitotsi byari byaratwishe. Ubu tugiye kuganira nyuma y'aka karirimbo keza Peace umuhanzi wacu tugira wa undi barusha babandi bose ajye kwereka akarimbo keza kaho gakurikira mukanya tureta tugaruka. Awa iyo tubyina turirimba la 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 la. Iyo dukina turirimba la 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 la. Begutujwi turirimba la 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 la. Iyo tubyina turirimba la la la
turirimba nk'ubu kubera iki kano karimbo bakavanyemo koko njyewe mpora nibaza impamvu iyo karimbo gatangiye kuza kandyohera cyane ariho bahita bakavanamo nawe kandi ndabizi birakubabaje nabibonye ntumbeshye aka karimbo uragakunda ariko njye nkakunda cyane kubera twembi bitubabaje kuba karimbo karangiye reka duhite twirebera n'akandi twinanure tubanze twivanemo bya bitotsi byose ibitotsi bimare kutuvamo nibimara kurangira ibitotsi byose uri kukureba gutya utangiye kureba neza utangiye kureba cyane tuzaza tugaruka noneho tuganira ibindi bintu sibyo kano karimbo noneho gatume bya bitotsi byose bihita binashira sibyo nibyo rata twirebera kandi karimbo la 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 ndakomeye ndashoboye niyo mpamvu nzaba umuntu ukomeye ukomeye ndashoboye niyo mpamvu nzaba umuntu ukomeye la 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 nzaba president nzaba umuganga nzaba umusirikare la 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 nzaba umuhanzi nzaba umukinnyi nzaba umupilote ndakomeye ndashoboye niyo mpamvu nzaba umuntu ukomeye ukomeye ndashoboye niyo mpamvu nzaba umuntu ukomeye la 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 byiza cyane kakarimbo kari keza mbongeje akaririmbo uyu munsi iki kiganiro ariko gitangiye kuryoha nyamara nubwo twabyutse twinanura cyaryoshye mwabibonye ko cyaryoshye kandi nawe urakiryoshya uzi ukuntu ariko buri uryoshye ikiganiro ngereka nkubwire ukuntu uryoshye ikiganiro wa mwana we wowe ndi kukureba warambwiye rero ngo nagomba nkubona uziko ndi kukureba ubuse umbwire ibyo wambaye nzabikubwira ubutaha mwirwa bavuga ngo ntago mbabona umva nkubwire ndabizi ubu hicaye kandi wowe uri kundeba utanahari njye nta nubwo nawe ubuse naba naje kugira ute hano ntabwo naba ndi hano umva nkubwire noneho uyu munsi reka nkwibutse ikiganiro cyacu ibyo turi buganireho uyu munsi turaganira ku kuryama gusa kuryama ku manywa na nijoro noneho reka mbabwire icyiza cyo kuryama ku manywa mw'abana njye nangaga kuryama ku manywa ariko nsigaye niryama shaho mwari muzi yuko iyo umuntu yagiye kuryama ku manywa yamaze kurya mwari muzi ko igifu gisya neza ibiryo yariye naho ubundi iyo umuntu ari kwirukanka akiruka agakora ibintu byinshi akicara wapi ntabwo igifu gikora neza ariko umwana wamaze kurya yamara kurya agahita ajya kuryama igifu kirakora neza umubiri ugakora imbaraga zikaza yabyuka agakora ibintu byinshi cyane byinshi kubera iki kubera kuryama ku manywa noneho reka nkubwire nimugoroba umuntu waryamye nimugoroba kare mu gitondo simuzi yuko tuba dufite ishuri iyo udafite ishuri kwa gatandatu byukira ku ITETERO sibyo nk'ubu hari abana baraye kuri filime ngenda bazi hari abana nzi baryamye batinze kuri filime none kubyuka ngo barebe ITETERO byabananiye ariko wowe wabishoboye muzi impamvu wabishoboye ni ukujya uryama kare nijoro tuzajya turyama kare ikindi kandi ntuzajya uryama nimugoroba mu gitondo ukabyuka ari ishuri uzi ibintu byose biba mwari muzi ko umwana ugira amahane
aruka atabaryama neza ngo aruhuke. Mwari mubizi niko abaganga bavuze umwana uryama cyane aba ari umwana ukunda kwishima, ntago ajya arakara ngo arakarira abandi ko akundi abana baba bameze ngo sibyo, ntago ajya arakara, ahora ari guseka, ahora akina n'abandi, ahora afite imbaraga mu ishuri, nta nubwo asinzira. Kandi hari abana nzi basinzira mu ishuri. Wajya usinzira? Ntabwo ajya usinzira. Rega wowe uri umwana, reka nkubwire, icya mbere uri umwana wumvira, uri umwana w'umunyabwenge, ujya no ku ishuri, ba maîtresse baba bakwigishije ibintu byinshi bigatuma uba umuhanga. Niyo mpamvu ibi bintu byose nkubwira wowe uzabigenda ubibwira bagenzi bawe, ariko ndabizi wowe urabyubahiriza. Uraryama, ukarya indyo yuzuye, koza amenyo. Nzi ko ikiganiro cyacu byose ujya ubikora. Urabikora sibyo? Ntago nkubeshyeye, ndabizi ujya ugikurikira. Wowe none uzajya ukomeza ukirebe ibyo tuba tukubwira, uzajya ubikora, urebe kutazaba umuntu ukomeye w'umugabo koko, nkuko twavuze ngo tuzaba ngo abaganga, ngo tuzaba ngo ibiki, bya bintu byose twavuze uzabiba. Ntuzajya ukomeza kubikora. Noneho reka ndeke gutinda, insanganyamatsiko yacu uyu munsi nizere ko yumvise. Hari n'abana bari buze kubituganiriza. Noneho muri kano kanya reka rero tubanze turebe Menya, turagaruka mu kanya, sibyo? Ngaho murebe Menya, mumenye n'ibintu byinshi. Menya. Abana mwiriwe. Ninde wambwira ikintu ushushanyije hano? Ndabona ari ikirahuri cy'amata, inkongoro n'igicuba. Ndabona ari ikirahuri cy'amata, inkongoro n'igicuba. Mwabikoze. Ni ikirahure cy'amata n'ibindi bibikwamo amata. Uyu munsi rero tugiye kuvuga ku mata n'akamaro kayo mu buzima bwacu. Njye rero ugiye kubibagezaho, banyita inkongoro y'umwana. Reka tubanze turebe aho amata ava. Amata tuvuga hano n'akamwa ku nka. Dore hano bari gukama inka bakamira mu gicuba. Rero barangije gukama, amata aba agomba gutekwa. Bategura isafuriya ifite isuku, bagategura akayunguruzo gafite isuku, bakayayungurura, iyo amata amaze kuyungururwa bayarekera ku muriro kugira ngo abire. Byakabaye byiza tuyapfundikiye, ariko iyo amata apfundikiye akabira yose ashirira hasi. Iyo amaze guhora bayakuraho urukoko bakoresheje igikoresho gifite isuku. Nyuma y'amata asubizwa mu gicuba cyogejwe gifite isuku, akabikwa ahantu hafite isuku, aho abashaka kuyanywa bayasanga.
kugira ngo ya mata rero mwebwe bayashyira mu nkongoro nkanjye. Ubu nduzuye, reka dukomeze. Amata meza asukuye araryoha. Amata ni ingenzi mu mikurire y'umwana. Usibye umwana uri munsi y'amezi 6 ugomba konka nta kindi avangiwemo, abandi bose amata ni ingenzi kugira ngo bakure neza. Umwana unywa amata agira igikuriro n'igihagararo cyiza. Umwana wese unywa amata akura neza agakomera. Rero tugomba kunywa byibuze igice cya litiro ku munsi. Umwana wese ugikura aba akeneye kunywa amata kugira ngo akure neza. Kandi amata niyo abamo intungamubiri zikomeza amagufa, zikubaka umubiri ugakura neza ntuvunike ubusa. Ku bana batabizi rero, amagufa niyo afata umubiri wacu ugatuma duhagarara. Reka turebe uko amagufa agaragara mu mubiri wacu iyo ukoresheje ibyuma byabigenewe. Mwabibonye ko umubiri wacu ufite igice kinini cy'amagufa? Yego. Aya magufa rero mubonye ntiyakura neza cyangwa ngo akomere ku mwana utanywa amata. N'umubiri wacu ntiwakwiyubaka cyangwa ngo ukomere tutanywa amata. Mu Rwanda rwacu, inkongoro y'umwana nkanjye igere kuri buri mwana buri munsi nk'uko bihora byifuzwa. Bana mwumvise? Yego. Mwumvise akamaro k'amata? Mukunde kunywa amata. Yego. Umwana unywa amata agira igikuriro n'igihagararo cyiza. Nibyo. Murakoze. Menya, 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 menya. Ha! Ye baba we muzinu bye byambayo. Muzinu nari nibagiye gukorana, nibagiye koza amenyo, ariko nabyibutse nahise niruka. Nta nubwo nabonye menye ukuntu byagenze, ariko rega mba makunda cyane ku buryo nibagirwa sko nanibagiye no kuvanamo pinjama, nibagiye kuvanamo imyenda ndarana. Tese ariko ntabwo nagusiga, nanone ntabwo nshobora kugusiga. Ngiye nta kibazo undebe nyambaye, ariko ntabwo nagusiga. Ngiye ndaguma hano. Kandi nahise njya koza amenyo, ntugire ngo na n'ubu ndacyavugana nawe ntarayoza. Ubu byarangiye nayogeje. Ariko ndabakunda shaho. Ndabakunda shaho. Shaho ndabakunda. Niyo mpamvu hari abana maze igihe ndota. Uyu munsi twavuze ibintu byo kuryama, nje hari abana na rose. Abambere ni babiri. Uzantu bari kundeba. Mbonye Fabrice na Kesi. Kesi uba Kacyiru, ndi kukubona uri kundeba. Nabibonye. Ujye uvuga ngo nagomba nkureba, njyewe ndi kubibona kuri kundeba. Kesi na Fabrice bari kundeba. Reka nkubwire n'abandi bana maze igihe ndota. Nawe ni nkurota nzaza nkuvuge hano, sibyo? Reka muri inshuti zanjye kandi ndabakunda. Namwe ubutado nzabavuga. None reka mbabwira amazina y'abana rero na Rose. Uwa mbere ni Simbi Ornella. Uwundi ni Ingabire Giselle. Undi ni Ishimwe Divine. Ineza y'Imana Kennedy. Siko Kennedy ariko papa wanjye yitwa. Ariko ntuzabivuga. Undi ni Ivan Prince. Undi ni Imanzi Jonathan. Undi ni Irumva Davis. Undi yitwa Ingabire Diane. Ishimwe Joy. Gikundiro Fabrice. Kwizera Imana Safari. Undi yitwa Ange Rebecca. Undi yitwa Muhire Joseph.
abo bana bose ni abarose, bose ni abarose. Ariko noneho reka mbabwire mwabana, wowe uri kundeba ntugire ngo nago nkurota, wowe noneho mpora nkutekereza ku manywa nijoro mbese. Ubutaha nawe nzakuvuga, kandi nzakuvuga hano noneho. Ariko njyewe irungu riranyishe, ushaka wazanyandikira ukaza ukambanisha hano muri studio, dore mba nagize irungu njyenyine, sibyo? Uzambabarira uzaza. Urabyemeye? Yego, ndishimye uzaza, nzakwitegura. Umva noneho nkubwire undi muntu ukunda, ndabizi urankunda cyane, ariko sogokuru arabakumbuye mwabana mwe. Sogokuru arabakumbuye, yambwiye ngo gira vuba uri kuntinza njye abana banjye ndabashaka, ashaka kubacira umugani. Mureke dutega amatwi sogokuru twicare. nuko rero ihene Ruhaya yari igize igihe cyo gushaka umugore, no kuyijya kubaza bakamati kureba urabona umugeni namukurayo. Akamira yibwira iti ariko rero umugeni muberanye wamukura kwa Ntare, hariyo umukobwa rwose w'imico myiza wabasha kubaka. Ruhaya sibwo igiye ijya gusura umukobwa, baraganira bahuza urugwiro, ngo hazashira akanya Intare birahigutse. Igeze mu rugo hasanga Ruhaya, iti se Ruhaya urankorera iki mu rugo? Ruhaya ati iti nyine naje kugusurira umukobwa, iti naramukunze ndashaka kuzamunshyingira. Intare iti niko Ruha, kwe byawe nzi ko ari ukwirwukina n'utundi duhene, warase amahembe, wararitse icyanwa. Umukobwa wanjye namugushyingira ukazamutungisha iki? Uriya uzi gukora? Ihene iti ariko nakora databuja. Intare iti ngaho ngiye kureba yuko wakora. Genda unzanira umurizo w'inzovu, unzanira amahembe 2 y'imbogo, unzanire n'amenyo 2 y'ingwe. Nubizana ukabigeza ahangaha, ndakubwiye rwose muzahita muza musaba umukobwa mukwe, hanyuma tugushyingire. Nuko Ruhaya iragenda, ariko Ruhaya igenda ifite agahinda, uyu mukobwa ubanze ntakimubonye. Igenda mu nzira rero ikagenda itabaza, iririmba n'agahinda, iti yemwe abava guhinga mwantuye agahinda, yemwe abava kuvoma mwantuye agahinda, nta nzovu impaye umurizo nakira nkazayihemba, nta mbogo impaye amahembe nakira nkazayihemba, nta ngwe impaye amenyo nakira nkazayihemba. Nuko aho hejuru rero mu giti hakaba inuma, inuma birayumvise, iti gugurugugu gugu gugugugu gugu gugugugu, iti gugu gugugugu. Nuko yegera Ruhaya irayibaza iti ko numva ufite agahinda niki? Ruhaya irayibwira uko byayigendekeye. Inuma iti yo nukuntu uri umugira neza, iti ntiwibuka undwana aho bari bagiye kunkubita ngo nabaririye amashaza? Iyo neza ntuyibuka? Ruhaya iti ndayibuka, ngwino ngiye kukwereka. Iragenda igeze iwayo irayibwira iti singa y'imirizo y'inzovu, iti singa y'amenyo y'ingwe, iti singa y'amahembe y'imbogo, iti hambira ibyo ushaka. Ruhaya iti sibi wabikuye? Iti bimwe nabitoraguraga mu ishyamba bahigi babijugunye, ibindi nyine nibyo abahigi bagiye banyihera. Iti hambira ugende ubone umugeni. Soko Ruhaya irahambira, iragiye no ku Ntare iti ba, iratuye. Intare ikiyibona iti ibi niwe mukwe, iti ngaho ni mukwe. Barayihekeye. Ruhaya irarongora. Singe wayirahayera umugani wa Ruhaya yiboneye umugeni kubera ubugiraneza bwayo, igihe yakizaga inuma bagiye kuyikubita ngo yabaririye amajeri. Ngayo nguko. Rimwe nzajya ndirimba, rimwe nzajya ndirimba, izuba ni rimwe, ukwezi ni kumwe, ikirere ni kimwe, nzajya ndirimba rimwe
rimwe rimwe nzajya ndirimba rimwe 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 nzajya ndirimba rimwe kabiri kabiri njye nawe turi babiri kabiri kabiri nje nawe turi babiri amaso abiri amatwi abiri amaboko abiri njye nawe turi babiri kabiri kabiri njye nawe turi babiri kabiri kabiri nje nawe turi babiri gatatu gatatu rimwe kabiri gatatu 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 rimwe kabiri gatatu imodoka eshatu amagare atatu imihanda itatu ngwino tubare gatatu 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 rimwe kabiri gatatu 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 rimwe kabiri gatatu kane kane ngwino tubare kane 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 ngwino tubare kane amapine ane amakaramu ane amakaye ane ngwino tubare kane 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 ngwino tubare kane 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 ngwino tubare kane rimwe kabiri gatatu kane gatanu 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 mwamubonye sogokuru mwabibonye ko yarabakumbuye njye ntabwo nyambeshya ndakijijwe ntabwo nakubeshya aho wumva ukuntu ibintu bimeze sogokuru amaze kubacira umugani wari mwiza nizere ko mukunda imigani nanjye ndayikunda cyane hari abana rero twasuye twagiye gusura abana bo ku kigo cyitwa apaperi twaganiye nabo kuri ya nsanganyamatsiko yacu murayibuka ya yindi yo kugira ute kuryama neza amasaha meza ku manywa na nijoro murabyibuka ntabwo mwabyibagirwa muri abana b'abahanga cyane buriya ngiye biba byancanze ukuntu muri abahanga bigeze hariya mwari muzi yuko n'abapapa banyu n'abamama banyu kera bakira abana nk'amwe bakira abana nkatwe nyine nkatwebwe ngewe nawe muzi yuko nabo baryamaga cyane niyo mpamvu basigara banini iyo tugiye kubareba tubareba gutya kubera iki kubera bararyamye bararuhuka none ubu ngubu baratekereza cyane bagakora ibintu byinshi kubera iki baryamye nawe rero ujye uryama reka noneho n'abatindiye tujye tujya ku ishuri murebe uko abana batubwiye la 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 iyo ndi kumwe n'inshuti zanjye tuba twishimye tugakina 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 iyo ndi kumwe n'inshuti zanjye tuba twishimye tugakina 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 tunezerewe kubita umupira mucengacenge kubita umupira mucengacenge saye no saye no
tugakina 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 tugakina. Papa ovora, mashava, mashare, tenasi asovora, papa eta sonafe, ikondi abirema, kinyote ofe doute, kudofe education, papa fixe siraute, ifixe avec attention, moi aussi quand j'aurai l'argent, je conduirai CCT et pour toi l'apprentissage, papa me guidera. nk'uko nari nabibabwiye rero twageze mu kigo cy'utwana twiza cyane cyitwa ngo iki Apaperi. yego iki kigo cyacu cyitwa apaperi njye niho nigana na bano bana beza 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 bari kubareba mwega ntabwo mwababona ariko njye ndi kubabona sibyo niyo mpamvu rero mugiye kunsuriza bariya bana ndi kureba mubasuze cyane mubabwire ngo bite ndi kumwe n'abana beza cyane beza ariko ntabwo muzi amazina yabo ariko ubu ngubu ngiye kubaha amahirwe y'iminota 2 gusa mumenye amazina y'aba bana murabona ukuntu ari beza ego nawe uri mwiza ariko aba bana aho urabona ko bambaye neza bafite utuniforme twinshi twiza murabibona ko ari ibintu byiza cyane reka rero mbaha amahirwe mumenye amazina yabo kandi wasanga harimo inshuti zawe mo hano katurebe reka twumve bano bana uko witwa nde Mucyo Miguel. yitwa Mucyo Miguel Nitwa Raya Burasingabiro. we yitwa Ryan Burasingabiro mbega amazina meza mwabibonye ko amazina aba ari meza nk'utuzina twabo reka mbaze noneho n'ab'inyuma we witwa ngo iki Ntwari nde we yitwa Ntwari Pacifique uziko yiteranwa na papa wanjye we witwa nde wapi ntabwo bari kukumva barambwiye ngo ntabwo bakumva mwamwumvise wapi barambwiye ngo wapi ntabwo bakumvise hita uvuga cyane aha ntoranye mwamwumvise nuko none reka tubaze n'abandi bari hano iruhande rwanjye we witwa nde Stella Mukamisha. Stella Mukamisha ngo yitwa Stella Mukamisha ukaminka turakama hano reka noneho tubaze na kano kana kandi kambaye yambaye na cravate uziko yambaye nk'abantu bo mu biro uziko yambaye nk'abantu bo mu biro yitwa Benjamin Chris akora muri he bank mufore abantu bambara gutya baba bakora muri he bank ni banki ya paperi mwamusikorera indi banki ni banki ya paperi mureke hano hari akandi gakobwa kambaye umutuku iri bara si umutuku ngiye kutubwirana kuko kitwa Keziri Sabenda gifite ishake na keza. ni keza cyane ariko akajwi kako ni gato cyane ugiye guhita wongera akajwi rero uvuge nk'umukobwa w'igisore sibyo Nitwa Sabenda gifite ishake na keza. Brenda Gift Shakira Keza mbega amazina menshi mwayumvise ukuntu ari menshi ariko n'utuzina twiza tw'abana basobanutse mwabonye ko dufite etaje 3 etaje ya mbere ni hasi ya kabiri ni twebwe hari abari muri VIP hejuru noneho tujye kujya muri etaje yo hasi sibyo hari akana kari kundeba cyane karavuze ngo nako gashaka kubabwira izina ryako bahita tutubwira uko witwa Nitwa Mugisha Dive. ngo yitwa Mugisha Dive hita ubasuhuza bari abantu basuhuza bareba ubasuhuza ngo bite mwamubonye Diva hano hari akandi kana kari iruhande ya Diva ni agakobwa keza kambaye n'udukweto twa pinki twa rose agiye guhita utubwira rero izina ryawe nawe Nitwa Izere Lorene Pamela. yitwa Izere Lorene Pamela hari akandi gakobwa rero kari kundeba cyane kavuze ngo gashaka kubabwirana k'amazina kari kure ariko kajya guhita gahaguruka kaze hano ngwino hano imbere reba bari abantu uziko mama ari kukureba wamubonye mama hita umusuza ngo mama bite ariko uri kuvuga gahoro cyane ufite isoni za mama ngaho hita umusuhuza Mama bite. ngaho suza n'izindi nshuti zawe ebyiri Asuhuza Keza. arasuhuza inshuti ye yitwa Keza uwa kabiri
na Pamela. Arabasuhuje mwese mwabyumvise ngo namwe arabasuhuza cyane cyane. Ngaho mwicare rero mbabwire ikintu nanje kubabwira. Mwicare mutega amatwi. Mukunda kuryama? Murabikunda? Sha mwagiye muba abana b'Imana ntimubeshye, njyewe ntago mbikunda. ntago mbeshya. Warabikunda? We ntago ubikunda? Nanjye rata ntago mbikunda. Ninde wundi utabikunda? Nawe ntago ubikunda? Okay, ababikunda nibazamura akaboko gusa kuzamuka. Ababikunda bazamura amaboko hejuru. Aha, ababyanga nibazamura amaboko hejuru. Murabyanga, okay. Ngaho muhite mutuza mbabwire. Nshuti zanjye, murabizi yuko nubwo twanga kuryama ari byiza cyane ku mwana. Nkatwe abana bato cyane tutaraba bakuru, muzi yuko ari byiza kuryama cyane. Ubundi se abatubwiye ko babikunda, hagira umuntu umwe uzamura akaboko ngira icyo mubaza. Warabikunda? Urabikunda? Wowe? Urabikunda? Okay, namubonye umuntu wikunda. Agiye guhita tubwira, muceceke mbabwire. Agiye guhita tubwira impamvu abikunda. Tubwire kubera iki undi umwana agomba kuryama. Nuko mbikunda. Kubera ko abikunda, we akunda kwiryamira. Nta yindi mpamvu umuntu agomba kuryama. No kubera ko bituma utagira ibitotsi ninjoro. Reka twumve iyindi nshuti yacu imwe yongere nayo itubwire impamvu tugomba kuryama ku manywa. Mbwira impamvu tugomba kuryama ku manywa. Saa sita iyo twanze kuryama ninjoro tugira ibitotsi tukanga kurya. Yego, usiko ari byo. Sibyo ibintu avuze? Aravuze ngo iyo twanze kuryama ku manywa ninjoro turasinzira, twamara gusinzira tukanga kurya ninjoro kandi mama aba yatetse kugira ngo turye. Siko bijya bigenda iyo mutaryamye ku manywa? Mutahasanga api? Mutaha saa sita. Mwega nimuzajya mutaha saa sita, muzajya mujya kugira ute? Muzajya murya muhite muryama. Ninde wundi watubwira impamvu tugomba kuza turyama saa sita ariko? Aha, reka mpenu nshuti wacu. Nuko umuntu akura. Nawe? Iyo umuntu ataryamye ninjoro ntago aza kurya, asinzira atariye. Mwese muri kuvuga ngo iyo umuntu yanze kuryama asinzira atariye ninjoro. Ariko mwumva impamvu tugomba kuzajya turyama ku manywa. Nshuti zanjye, mwari muzi ko kugira ngo umwana akure mushaka kuzangana n'uyu mugabo? Mushaka kuzangana nawe? Nukunywa igikoma cyinshi, sibyo? Mukarya ibiryo byinshi, mukarya n'umugati mwinshi, mwarangiza mukanaryama cyane. Kuko umwana waryamye araruhuka cyane bigatuma aba n'umuhanga mu ishuri. Mwe mubizi? Mwamuzi ko umuntu waryamye ku manywa mu gitondo iyo abyutse cyangwa akabyuka nimugoroba abyuka yumva anezerewe yishimye. Murabizi ko atari byiza kugira imijinya? Murabizi ko ari bibi kurwana? Impamvu rero abana barwana kandi impamvu abana barwana nuko bataba baruhutse cyane. Abana baruhuka babyukana umunezero n'ibyishimo bagakina n'inshuti zabo, ntabwo bajya barwana. Mwari mubizi? Kandi bigatuma bakura neza, batarwara ibirwara byinshi, batarwara umutwe. Ni bande bakunda kurwara umutwe? Aha, kugira ngo mutazongera kurwara umutwe, nshuti zanjye, kugira ngo mutazongera kurwara umutwe muzajya mugira ute? Muzamuryama ku manywa, sibyo?
kugira ngo mutsinde cyane mu ishuri muzajye mwibuka cyane. Umuntu uryama ku manywa ajya yibuka cyane, sibyo? Inshuti zanjye. Aha. Rero niyo mpamvu tugomba kuzajya tugira turyama. Noneho kuryama nijoro. Ni bande baryama batinze bari ku mafilme? Bamuri ku mafilme njya mbabona. Mwari muzi ko njya mbabona? Okay, none reka mbabwire, muceceke mbabwire. Nshuti zanjye, mwari muzi yuko kuryama mutinze cyane nko kuwa gatanu byatuma mu gitondo mubyuka ntimubone itetero? Mwari mubizi? Rikabacika kubera mwaryamire mwanze kuryama kare. Mwari mubizi? Ikiganiro cyacu muzi gicaho kuwa kangahe? Gicaho kuwa gatandatu no ku cyumweru mu gitondo. Kandi ayo masaha iyo mwaraye ku mafilme muraryamira ntimuze kureba itetero. Mwari mubizi ibyo nabyo? Icyo nanone ni ikindi cyiza cyo kuryama kare. Mwabyumvise? Ababyeyi bacu nabo mureke tubabwire. Murebe hariya noneho tubwire ababyeyi, sibyo? Murebe cyane hariya, muri kuhabona? Hari ababyeyi bari kutureba. Ababyeyi bacu turabasaba ngo bajye baturyamisha hakiri kare. Batugaburire hakiri kare, turyame hakiri kare, tubyuke hakiri kare. Sibyo byiza? Muzi impamvu bari ababyeyi bagomba kuza batubyutsa kare, babidukorera kare ibyo byose. Kugira ngo mu gitondo nituza dusinzira mu ishuri, ba mwarimu tukazatubagora. Niba nde bakunda gusinzira mu ishuri hano? Abo ba mama bacu turabasaba ngo bajye baturyamisha kare kuko bituma mu ishuri dusinzira. Ego, kandi bajye baturyamisha kare kugira ngo mu gitondo tubyuke dufite ibibaraga byinshi. Ni bande bashaka ibibaraga nk'ibyo mfite? Mwese murashaka ibibaraga nk'ibyo mfite? Yego, ratari hari umwana uvuze ngo tugomba no kuzaturya indyo yuzuye. Kugira ngo ugire ibibaraga ni indyo yuzuye, guseka cyane no kwishima cyane no kuryama neza. Kugira ngo turyame tubyuke dufite iki? Tujye tubyuka dufite iki? Icyo nkundira ishuri rero, ba mwarimu bacu baratwigisha tugafata tukamenya ubwenge. Aba bana banyemeje. Abana ni abanyabwenge, bazi ibintu byose. Nge naje nje kubigisha ariko nasanze ahubwo aribo bari kunyigisha. Mwabana mwe, ubu bwenge bwose mubwigishwa n'uwuhe mwarimu? Teacher baby. Ninde wundi muticha? Teacher Eugenie. Abo bose nabatwigisha batuma tumenya ubwenge, tukamenya no kuryama. Twize iki uyu munsi? Akamaro ko kuryama. Aha, kuryama ni byiza rero. Aba bana banyigishije ibintu byinshi cyane. Niyo mpamvu tujye kubasezera. Bye. Ariko ukuntu ishuri ari ryiza we. Mwabibonye ukuntu kwiga ari byiza? Mwabibonye ukuntu abana bari bishimye? Mwabibonye ukuntu kuryama ari byiza cyane? Ko byatumye bagira ibibaraga byinshi. Umva, abana birukanse, bariruka, baza hariya, bajya hariya, bavuga ibiresitation, barabyina. Mwabibonye ko bafite n'intore. Bafite intore zizi kubyina. Bafite itorero. Mbese abari abana. Ariko ibi byose ntandi hano wabibona usibye hehe? Mu ishuri. Wowe wanga kujya ku ishuri. Ariko mwabibonye ko kubera n'ubwenge n'ibyo ba mwarimu babigisha. Abarimu bacu n'abanyabwenge shahu. Warabibonye ukuntu abanyabwenge? Umva, kubera bira bintu byose twirirwa twiga. Ngiye nagezeyo ngiye kubigisha. Aho kugira ngo nigishe nibo banyigishije ukuntu kuryama ibyiza byajyo. Bamwe mwabumvise bagiye bavuga ngo iyo utaryamye saa sita ngo ninjoro haragera ugasinzira mbere yo kurya. Kandi mama aba yatetse ngo urye, kandi utariye ntabwo wakura. None se ubwo urumva bano bana atari abanyabwenge? Ni abanyabwenge cyane, kandi nawe uri umunyabwenge. Niyo mpamvu ngiye guhita noneho mbereka ubongo kid
ni ibintu by'abanyabwenge gusa kandi abana nkamwe ni b'abanyabwenge nibo bagomba no kubireba. Reka none dute tureba Ubongo Kid mukanya turagaruka. Ubongo is a Swahili word and the meaning of it is brain. You use it to find solutions to whatever life throws your way. If you're in a tough situation, don't give up, don't you complain. It's okay, you'll find a way, just use your brain. Tumia Ubongo, just use your Ubongo. Ubongo kids, Ubongo kids, Ubongo kids, Ubongo kids. Tumia Ubongo, just use your Ubongo. Ubongo kids, Ubongo kids, Ubongo kids, Ubongo kids. Mwiriweho mwamfasha imodoka yanjye yashizemo ibitoro mwangiza kuri sitasiyo iri imbere. Bite Gakende, numvise ko muri iyi minsi uri kujyana ibintu mu mujyi. Niki cyakugare muri aka gace? Mwinyibutsa ubuzima bwasubiye inyuma. Nakoze uko nshoboye ariko ubucuruzi ntibugenda. Ngerageza guhanga udushya buri munsi. Nta kibazo, reka ngutware. Umugoroba mwiza ku badukurikiye kuri radiyo yanyu mukunda, ni ku murongo w'102 n'ibice 5. Uyu munsi tukaba tugiye kuvuga uburyo ushobora gukoresha imibare buri munsi ukamenya ko ubucuruzi bwawe bugenda neza. Niba ushaka inyungu ugomba kuyipangira. Niba ushaka inyungu ugomba kuyipangira. Ubucuruzi bisaba kubipangira. Ubucuruzi bisaba kubipangira. Niba ushaka inyungu ugomba kuyipangira. Niba ushaka inyungu ugomba kuyipangira. Ubucuruzi bisaba kubipangira. Ubucuruzi bisaba kubipangira. ubu ni ubucuruzi munyumve neza, nta nyungu yizana gutyo gusa. Icara ubanza utekereze mbere yo kugurisha, aho uzizera inyungu nyayo uranguza ngayo ubipanga neza. Ntimbwire neza witeguye kuba umucuruzi mwiza. Utangiye kugurisha shyiraho igiciro nyacyo, ntupfushe ubuze ifaranga, ibyo si byo mu bucuruzi. Munyumve neza, ndabaha inama. Ubucuruzi bwawe buzagenda neza. Ibuka imibare wize mu ishuri ufashe kubara ngo winjije angahe. Koresha ubwonko ubitekereza, nditsindagira ugomba gupanga birangira ubaye umucuruzi mwiza. Niba ushaka inyungu ugomba kuyipangira. Niba ushaka inyungu ugomba kuyipangira. Ubucuruzi bisaba kubipangira. Ubucuruzi bisaba kubipangira. Niba ushaka inyungu ugomba kuyipangira. Niba ushaka inyungu ugomba kuyipangira. Ubucuruzi bisaba kubipangira. Ubucuruzi bisaba kubipangira. Ese nkubaza iyi radiyo ni iyihe? Iratanga inama zihebuje. Yitwa Radio Mikuge. Ndakubwiye ngo imba narayimenye kera, ubu imba ndi umuherwe. Yego Gakende, iyi ndirimbo wagira ngo nibo bayarigenewe. Cyane rwose. Imodoka yawe ntabwo igira radio?
yego irayifite, ivuga neza. uzi ukuntu indangururamajwi zayo zivuga. wowe ujye ushyira urushinge kuri mikuge ubundi wumva inama nziza cyane. ivugira ku wuhe murongo? ivugira ku 102.5 FM. niho honyine ushobora kumva inama z'ubucuruzi ku buntu. uzayumve uzareba ukuntu ubucuruzi bwawe buzagenda neza cyane. yego irakoze. ivugira ku 102.5 FM. ku 102.5 FM. Gakende bite byanyu, muje kunsura se cyangwa mwentegerezaga imodoka yanjye nziza? aha Gakende urasekeje. tunyuze hano tugiye gutsinda abahungu mu mupira none. nidutinda hano tuganira nawe dushobora gukererwa. Kibena ngwino tugende, ntitwashobora kugaruka kuri uyu mukino. Kibena wumva ushobora kubanza kumfasha akantu gato hano. niki se Gakende, imodoka yawe ntabwo iri gukora se? oya ndashaka kunshakira uyu murongo radiyo ivugiraho, ntawubuze rwose. ariko ndakererwa. wigira ikibazo, nubimfasha ndagutwara mu modoka yanjye kandi turaniyuba. none se nibwo tutari kubona iyo radiyo? umva hari ikiganiro kuri iyo radiyo cyigisha ibintu bikomeye ku bucuruzi no kwizigama. nabimvanye n'inshuti imbwira ko ivugira ku 102.5 FM. nagerageje kuyishaka ariko sinabonye 102.5 aho iherereye. reba ntago ari aho, nta 102.5 FM biriho. ikibazo ntakibonye. Gakende ntabwo azi imibare y'ibice, niyo mpamvu atayibonye. ivugira ku 102.5 kandi biri hano kuri radiyo. aha none se uri mu biki Kibena? ntabwo nakubwiye kunshakira iyo radiyo y'ibice. ndashaka iyo radiyo iri ku 102.5 FM. ibyo wabinsobanurira? umva Gakende, turagufasha kubyiga ku buryo utazongera kubibaza na rimwe. ngaho mubwira Kibena ubundi tujya gukina umupira. uribuka imibare sibyo? yego ndayibuka. ngaho yitekerezeho. uyu munsi ngiye kukubwira ubundi buryo bwakwereka ibi bintu. bimeze nk'imibare ariko bitandukanye gato. iyo mibare bayerekana gutya: umubare wa mbere, akadomo k'ibice, hanyuma imibare itandukanye inyuma y'akadomo. iyo dukoresheje akadomo k'ibice, imibare yose iri imbere yako iba ishyitse, iri inyuma yako ikaba ari imibare idashyitse. wabyumvise Gakende? urabona Gakende, kurikira utuje. uwo murongo wa radiyo uvugira ku 102.5 uri gushakisha, bishobora kwandika 102.5. ubu ni ubundi buryo twakandikamo ikintu kandi bikaba ari kimwe. ndirizera ko ubyumvisha. wabyumvisha Gakende? birumvikana urabyumva? nabisobanuye, reka dukomeze. uretse Kiducu ntabwo byumva rwose. Kiducu tugomba kubimusobanurira neza ku buryo atazongera kubitubaza ubutaha, kandi araduha n'umunyenga uyu munsi. Gakende, urumva imibare y'ibice ni nk'imigabane, ariko byandikwa mu buryo butandukanye: 1 ku 10, 2 ku 10, 3 ku 10. gumya ureba iyindi nawe, urayibona? kwandika ukoresheje imibare y'ibice ushobora kubikora gutya: ibinyabumwe bibanza inyuma y'akadomo ni umwanya w'ibyacumi. nka 0, akadomo, 3 bingana na 3 bya 10. urabibona?
ubu Gakende reba kuri uyu mubare 0.5. Umugabane ni uwuhe? 5 bya 10 nibyo? Yego wabikoze. Umugabane woroshye ungana na 5 ku 10. Aha, bisa na 1/2. Ibyo ni ukuri Gakende. None ndabutse nshaka 3 bya 5 nk'umugabane. Ibyo biroroshye Gakende. Wewe fata ikibara ukigabanye n'icyita rusange. Gutya. 3 ni ikibara, 5 ni icyita rusange. Ubwo ukagabanya 3 na 5. 5 kugabanya 3, ibyo ntiwabikora. Dushyira 0 mu mwanya wayo, hanyuma tugakuba 5 na 0 tukabona 0. Hanyuma 3 tugakuramo 0 tukabyandika hariya. Dukeneye kwandika 0 hano, hanyuma ngashyiramo akadomo mu mwanya waho. Hanyuma hano dufite 30 ugabanyije 5 bihwanye na 6. Dushyire 6 hano, hanyuma 6 ukubye na 5 ni 30. Tuyandike aha hasi. 30 ukuyemo 30 ni 0. Hanyuma 3 bya 50 bingana na 0 n'ibice 6. Noneho urabyumva? Byiza Kibena. Niba atabyumvishe ubwo nta kize. Tujya gukina umupira w'amaguru. Nabimenye. Nabyumvishe. Nimurebe ukuntu ari byiza. Imibare ishobora koroha. Ibice biba bituzuye, ibice biba bituzuye. Imibare y'ibice, imibare y'ibice. Imibare y'ibice ni umubare ukurikiwe n'akadomo ugakurikirwa n'umubare. Imibare y'ibice yenda gusa n'imigabane, imibare y'ibice yenda gusa n'imigabane. Imibare y'ibice, imibare y'ibice. Imbere y'akadomo n'umubare wuzuye, imbere y'akadomo n'umubare wuzuye. Imibare y'ibice, imibare y'ibice. Ibice biba bituzuye, ibice biba bituzuye. Imibare y'ibice, imibare y'ibice. Imibare y'ibice ni umubare ukurikiwe n'akadomo ugakurikirwa n'undi mubare. Ikinyabumwe inyuma y'akadomo ni ibya 10 mu mugabane w'icyita rusange c'10. Ikinyabumwe cya kabiri ni mu by'ijana mu mugabane w'icyita rusange c'100. Imibare y'ibice yenda gusa n'imigabane, imibare y'ibice yenda gusa n'imigabane. Imibare y'ibice, imibare y'ibice. Yo bongo kid irangiye, murabyibuka ibiba bigiye kuba? Ibiba bigiye kuba murabizi? Tuba tugiye kubasezera. Ndabizi nawe birakubabaza, ariko nta kundi
twega turacyari kumwe n'ikimenyimenyi reka mpite ngohereza na gahunda ngiye kuguha gahunda yose dufite tuzakora muri kiriya cyumweru gitaha ntuzacikwe tuzajya hehe i Bugesera niho tuzajya niho tuzaganira n'abana baho umva kuwa gatandatu ntuzacikwe nk'uko byari byiza uyu munsi kuwa gatandatu bizaba ari byiza cyane noneho kurushaho sibyo abo bana rero baradutumiye bibugesera baravuga ngo bashaka kuganira natwe batwereka ibyo bashoboye batwereka ukuntu ari abanyabwenge nkawe nawe rero niba ushaka ko tuzagusura cyangwa ku ishuri ryanyu mutwandikira hehe ni kuri Facebook page yacu ITETERO TV show ukandika ibyo ushaka byose niba ari ukudushima ukadushima niba ari kutubwira ikindi kintu ukatubwira no kugusuhuza tukagusuhuza nta kibazo ugenda ubwire mama cyangwa papa uwo ari we wese cyangwa ukurera umubwire ajye kuri Facebook page yacu maze tuzaye tuganirira hariya niho nabo badutumiriye cyangwa se ushaka no kureba ikiganiro cyacu niba cyagushimishije cyane nk'uyu munsi ndabizi cyakunyuze pe ndabizi nushake na nimugoroba cyangwa ejo bundi uzajye kuri YouTube channel yacu nta yindi ni ITETERO TV show ndabakunda cyane kubera mbakunda rero twaganira ibintu byo kuryama twavuze ibintu byo kuryama no kubyuka no kugira imbaraga bye abana mwongeye kwirirwa uyu munsi tugiye noneho kwiga kabiri murimo murabona imbata zingahe 2 mwashobora se kubona umubare wihishe muri iki kinyugunyugu cyacu 3 umunsi rero ngiye kubacira umugani w'inuma n'icyugu ubwo bari bashyizemo iki rwinshi bashyizemo urusenda rwinshi uretse kubera iki urumwe atwara 5 bya 10 cyangwa 4 by'umunani